hano abantu bakomeje kwibaza ngo ese ko leta y'u Rwanda ihagurukira gufata abahohoteye abana b'abakobwa cyangwa se abantu nyine bakoresha ibikorwa bibi mu kuba bakora imibonano mpuzabitsina. None ikibazo kiragira giti ese muri tayari yuko leta y'u Rwanda yabonye ipingu ryo kwambika ivide rya Heineken? Abantu baba bati ivide rya Heineken ryo rirambara irihe pingu? Ese riraburana gute? Ese barishakira umwavoka? Noneho byakomeje no gutera urujijo ngo kubera yuko ngo mwafate ngo abahunga imyanzuro ngo abasore ngo niyo mpamvu ngo usanga ngo abakobwa bari kujya kwiyandarika mu macupa, ngo si n'ibyo gusa ngo na za fimbo sinzibwa muzizi abantu bakunda gukora ibiraha n'amacapati, fimbo ngo nazo bari kuzikoresha ngo mu buryo bw'ibanga nk'uko nyine n'ivide ngo byari ibanga buriya ngo byagiye kujya hanze byararengeranye. Akantu ngiye kubwira kareba by'umwihariko abasore, cyane cyane abasore kuko nibo dukunda guhana izi mbogamizi. Nimuzi ko umusore ukosurwa n'umukobwa muri ghetto cyangwa se mu nzu cyangwa se muhura n'andi hantu runaka, hari ibintu ngomba kwitondera. Icyambere, igihe uzari kumwe n'umukobwa watangiye kumukoraho akakubaza ngo urifuza iki cyangwa se urashaka iki, umukobwa amenya yuko ako kanya nta ashaka yuko umukoraho, irinde kongera kumukora. ngo ni nko kuguha agasopo. Umukobwa nagwaza ngo urifuza iki cyangwa se urashaka iki, rekera aho ngaho kwirwa umukorakora, winahatiriza, rekera aho ngaho. Kubera yuko buranga abakobwa ngo nibo bantu ba mbere bakunda intoki z'abakunzi babo cyangwa se intoki z'abahungu bari kumwe iyo bari kubakorakora. Buranga abakobwa bakunda iyo umuhungu cyangwa se umuntu bakundana iyo arimo aramukoraho, nyine umukobwa wumva ari cyo cyubahiro cye, wumva ari byiza, nta kindi kintu gisa nkabyo. Mu gihe uzi ko uri umuhungu, umukobwa muri kumwe cyangwa se umukunzi wawe wajya kumukoraho kumva arimo kugira ngo urashaka iki, umufashe iki, uri kumbangamira, rekera aho ngaho. Sinaho bakakubwira ngo uri kumbangamira, akikoza ngo urashaka iki, rekera aho ngaho kwirwa urwana n'amarangamutima ye. Kubera yuko ako kanya ntabwo abona yuko ushaka kumukora, kimwe nuko abatari mu bihe byiza, ariko nyine kubera ko n'umukunzi, kubera ko abakobwa buriya nta nakunda kuba hafi y'abakunzi babo iyo babakunda. Numva rero akubwiye ngo urifuza iki, ufashe iki, cyo gerekera aho ngaho, reka kurwana n'amarangamutima yawe. Musore uri kubikora, menya ngo uri mu buyobe. Nimba uzi ko umusore uzi ko umukunzi wakubwira ibi bintu kenshi cyangwa se umukobwa musohokana cyane akubwira ngo urifuza icyo ashaka iki, menya yuko uri mu buyobe, rekera aho ngaho. Ikindi, mu gihe uzi yuko uri kumwe n'umukunzi runaka, uri kumwe n'umukunzi wawe, noneho akajya ashaka kugufatira imyanzuro, akajya ashaka kugufatira imyanzuro nyine, then wagiye gukora ikintu kuvuga ati ibi ntabwo bishoboka, akakubwira ngo ibintu bireke, ibintu ntabwo nyibikunda, ubona ko nyine ari byiza kuri we, umuntu umureke, wikihambira nawe ko umukobwa ntazaza gufitiye. Umukobwa ni ahandi muba nta kintu muzigezaho, kubera yuko azaza guca intege kenshi, nirangiza uzagira ukore ibintu utareba kwiye gukora, kubera yuko kenshi uzavuga ati nuko yagenarwe n'undi yabizi ko atari bikundi. Ikindi, hari amakosa abahungu cyangwa se abasore dukunda gukora akenshi iyo turi kumwe n'abakunzi bacu. Undi ni ukuvuga ngo iyo ufite umukunzi, ufite umuntu mukundana, biba byiza cyane iyo umweretse inshuti z'abakobwa n'abakobwa, ariko nuko biba byiza umweretse inshuti z'abakobwa zawe, kuvuga ati uyu nguyu ni inshuti yanjye, azanga inshuro izi n'izi, uyu ni mushiki wanjye. Ibyo biramufasha cyane iyo mubonanye, ntabwo bitindaho. Nanone ikindi kintu ugomba kwitondera, niba uzi yuko umukobwa wawe cyangwa se umukunzi wawe akugendaho, agushyiraho maneko, kuba ati mujye muncungera, nimba uri umuntu anca inyuma, mu ndebera abantu baje iwe, uwo mukobwa ajye umureka, mureke hakiri kare urwana nawe. Kandi njye nkunda kwagira inama kenshi, mukambaza ngo ese Rwego ko wowe utari watwereka umuntu mukundana, izo nama uzikora uti? Nzabwira nanjye ibanga nakoresheje nyuma. So ikindi kintu uyu munsi nabaziye, uri umusore ufite ahazaza hawe,
ukeneye iterambere, ukeneye nyine kwaguka muri byose, ariko bibaye ngombwa yuko umubiri ukurya nk'umuntu ushatse kwirwanaho, ikosa utazegera ukora. Nimba uzi yuko urimo urubaka ahazaza hawe, si byiza kuzana igitsina gore cyangwa se igitsina kobwa mu nzu yawe mudafite ahantu muzahurira. Si byiza kuzana igitsina gore cyangwa se igitsina kobwa mu nzu. Rero abantu benshi mujya mu nzu muri gato ngo ngiye kurya ibyana, ngiye kujya nkora uncece cyane, gusa si byiza kubera yuko arakugaruka kandi arakwangamira cyane, bigatuma utangira kwiheba ati se none nabikoraga iki, ariko impamvu wabikoraga nuko utari wamenye kano kantu. Buriya biba byiza iyo umujyanye muri rogi, iyo utiye umuja mu inshuti yawe, ni byiza. Abasore dukunda gukora byo gutira amageto, nakubwira mujye mubona twatiye amageto, ntimukajye ngo ntago dufite ahantu tuba, ntago tuzafite nuko tudafite aho tuba. Turafite kuba tuhafite, ahubwo tuba twanga akajagari kanyu, rimwe na rimwe kuzamo turundaho imitwaro tutazi aho iva n'aho ijya. Ibyo ngibyo biratujena cyane, bituma kenshi twisanga muri situation itari nziza, ugasanga umusore atangiye gupanika, atangiye kuvuga ati ese nabikoreraga iki. Ntabwo ikibazo cyo wabikoreye, ahubwo ikibazo naho wabikoreye. Gusa ikiruta byose wabireka, ikiruta byose wabireka, ubishoboye buriya ngo ikiruta byose wabireka, cyangwa se ugashaka umugore uhoraho ukava no mu bwangizi, kuko buriya si byiza ko umusore ngo wambariye ubusa abakobwa benshi, birangira no kubaka urugo rwe bimunaniye. Kano kantu ugafata neza, nimba uzi ko uri umusore, nimba uzi ko uri umusore, akano kantu ugafate mu mutwe. Umusore ujya mu majipo kenshi y'abagore cyangwa se y'abakobwa, kubaka urwe cyane kenshi cyane biramuvuna, kubera yuko aba yaragiye nyine henshi, none ugasanga yashatse umugore, kwifata biranze, kakageso karazamutse, kubera ko nyine aba yaramenyereye ababyibushye, abananutse, abarebare, abagufi, ingeri nyinshi zitandukanye. Komeza na ya story, umunsi wundi bateriye sorera, so ngo no story ndimo mushobora kuba muyizi, ariko murayizi kuko ntabwo ari ubwa mbere ushobora kuyumvise. Umwana yabanaga na se na nyina mu cyumba kimwe, umwana w'incuke, sinzi ko muri kubyumva neza, babararana. Noneho umunsi umwe bajya kwiyeranja nk'abagabo, umubyeyi yarangije abwira umugore ati yasinziye, none ushaka wama. Yakoze ikosa rikomeye cyane ryo kuvuga ngo wama, avuga cya kintu mu izina ryacyo. Njye ndiyubashye ntabwo nakivuga. Arangije kukivuga mu izina, umwana arabyumva, araceceka nk'umuntu usinziriye. Bukeye bwaho arangije ati nanjye mama kino kintu ngomba kukimusaba, byanga bikunda azakimpa, ntacyo yanyuma mama arankunda. Wa mwana yaje kubwira mama ati rero mama, ndashaka yuko umpa. Arabimubwira, aramusaba nyine nk'umwana usaba nyine, nawe urabyumva. Noneho umubyeyi yarangije agenda amuzanira umugati. Ikosa rikomeye cyane yakoze, yagiye atamuzanira umugati mu duka. Amaze kumuzanira umugati, avuga ati iki nicyo cya kintu wasabaga. Umwana ati sawa. Umwande yaje kuza abashyitsi, babategurira icyayi, bazana imigati. Umwana arangije avuga ati ese mama, ko wazanye ibintu uza byinshi, si ngombwa kuvuga amazina yabyo, namwe muri bakuru. Aba bantu bose barangaho baraseka, baratembagara. Umubyeyi afata umwana amujyana mu gikari kumukubita, ariko wibuke ikintu kimwe, ikosa si uwo mwana we, ikosa ni umubyeyi. Uzi impamvu iyo aza kumubwiza ukuri, cyangwa se akamubwira ati ibintu ntibyemewe, cyangwa se kaza no kumuraza ku ruhande kare, ntabwo byari kubaho. Make sure ko wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu WhatsApp. Nibutsa yuko ikintu cya mbere, iyo ukoze subscribe kuri YouTube yanjye, mbona yuko nkunzwe. Iyo uteye commentaire mbona icyo ukeneye. Iyo ushizeho like ni support ikomeye cyane. So ndabakunda. Sinibyo gusa, mfite TikTok, Instagram na Facebook na X. Naho munyarukiro ntacyo bitwa.